ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu. Icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye ihoraho kubera ko nawe ahoraho. Ngo ndakubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi. Inkuru y'incamugongo, inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye y'urupfu rwa Esther. Ngira ngo benshi bari gukomeza kugenda bibaza bati Esther yaje kuzira iki? Mbere na mbere munkundire twihanganishe umuryango we, babwire ngo nimuhumure, umugeni arasinziriye yicaye iburyo bwa se. Ngo uwizera uwo mwana ngo naho yaba yarapfuye ngo azongera abeho, ngo nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Nubwa mbere ugeze angaha ku muyoboro wacu, reba neza ku ijambo subscribe, uduhe like, share na comment, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2026. Ni inkuru mu by'ukuri ikomeje kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko umuryango wa Esther ku mbuga nkoranyambaga, abo babanye inshuti y'abavandimwe bakomeje gushengurwa n'urupfu rwa Esther. Ngira ngo Esther ejo mu ijoro ryakeye nibwo hasohotse inkuru y'incamugongo ko Esther yitabye Imana atakiriho. Nk'abantu mwe, ubu buzima abantu babwiratana, jya mbabona ariko buriya ubaye umunyabwenge wakwita ku iherezo ryawe. Umuhanga ubundi nta nubwo yagakwiye kwiratana uyu umubiri w'inyama n'amaraso, umubiri ubora. Sinzi impamvu abantu bajya bakawiratana. Ngira ngo ndaza kuza kuba mbabwira buryo ki Esther yaje kuza kwitabamwo Imana atararwaye, nta kibazo na kimwe yari afite, just nyine like n'impanuka nyine, twavuga ko ari n'impanuka kuko biteye agahinda. Ngira ngo mu by'ukuri nge iyi nkuru nayumvishe numva nongeye gutekereza cyane ku buzima bw'umuntu. Sinzi niba mwumvise nangira ndavuze ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu. Ngo icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye ngo rihoraho kubera ko nawe ahoraho. Reka mbagezeho iyi nkuru y'urupfu rwa Esther, cyane ko benshi bakomeje kugenda bibaza bati Esther yazize iki, yabaye iki? Amakuru avuga ko Esther yagiye muri dushe nk'ibisanzwe agiye koga. Ngira ngo izi dushe murazibona zo mu nzu, iyi ngiyi muri kubona kuri screen zanyu. Amakuru avuga ko Esther yagiye muri dushe bisanzwe nk'uko umuntu wese ajya muri dushe, hanyuma aza kugwa muri dushe yitaba Imana. Ubuzima bwe buba burangiriye aho ngaho, iherezo rye riba rimugereyeho muri dushe. Ngo ndakubwira abantu nkababwira ngo iherezo ryanjye, iherezo ryawe byadusanga ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu nakubwira ngo nuko muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera
akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umushumba azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko Umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Munkundire njyewe nsoreza ahangaha, by'umwihariko nkomeze kwihanganisha umuryango wabuze umwana wabo. Imana y'amahoro, Imana nyir'ihumure ryose ibahumurize kandi ibakomeze mu bihe nk'ibi ngibi murimo byo kubura umwana wanyu. Ariko kandi ngo Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Nimuhumure, mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti, abavandimwe. Ariko mw'abantu mwe, mwongere ibihe byo gusenga. Umwaka urabura amezi make cyane kugira ngo urangire. Iyo umwaka ugezemo hagati uri no kurangira, ni igihe Satani aba ari gukora cyane. Niyo mpamvu rero mbatuyeho uburinzi bw'Imana, mukomeze kubabaho iminsi yose. Ntabwo byoroshye, mukomeze kwihangana ababuze abanyu mwese. Uwiteka nyine uba washimye ko ibi byose biba, abazi impamvu. Naho Yesu yatinda, ngo urupfu rwo ntago rutinze, ahubwo ruratwegereye kuruta imyambaro twambaye.